uyu mwanya turagushima data kubw'iki gihe uduhaye cyo kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zawe, uduhe umwuka wawe, uduhe ubushobozi bwawe, udusuke amavuta yawe mwami, kugira ngo dushobozwe kuvuga ijambo ryawe muri kano kanya. Duhe ubwenge kandi iri jambo urihe imbaraga, urihe ubushobozi bwo gukora imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe. Uzaryumva wese aho rizagera hose rigende ari inkota ityaye y'amugi abiri, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Rigende ari umuriro, rigende ari imbaraga, rigende ari ubushobozi bubasha kurema ibitariho bikabaho, bubasha gukiza mu izina rya Yesu Kristo, bubasha kuzura ibyari bipfuye bikongera kubaho. Mwami, reka ijambo rye rigarure umunezero mu mitima y'abana bawe, rigarure ibyiringiro, rigarure amahoro, rigarure kunesha. Reka mwami, biciye mu ijambo ryawe uvugane n'ubwoko bwawe. Reka mwami, buri umwe wese asobanukirwe umugambi wawe. Reka buri umwe wese yumve ijwi ryawe, amenye umugambi wawe, amenye mwami imikorere yawe. Reka buri wese gitareka amahanga akumve binyuze muri iri jambo. Vugana n'intama zawe, vugana n'ubwoko bwawe, vugana n'abatuye isi mwami, vugana n'abari ku migabane itandukanye, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kugira ngo bahabwe umugisha n'ukuboko kwawe, kugira ngo bamenye icyo bifuza mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo bamenye umugambi wawe mwami, kugira ngo bagusobanukirwe. Ndakwinginze ngo urukundo rwawe n'imbabazi zawe bisukwe hejuru buri wese wumva ijambo rya muri kano kanya, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ngaho rero mwami, ari twebwe tugiye kuvuga n'abagiye kumva, twese mwami duciye bugufi imbere yawe, kugira ngo icyubahiro cyawe cyonyine gusa kiba ari cyo kiba hejuru. Hanyuma natwe mwami tube munsi y'igicucu cy'imbabazi zawe, kandi tugendere mu bwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya ibice 44. Turasoma umurongo, hanyuma turaza gusoma no mu gice cya 45. Turasoma naho umurongo wa 4. Turaza gukomeza tuganira amagambo y'Imana yanditse muri kino gitabo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijambo ry'Imana avuga ngo, nuko Yakobo we, Isirayeli we, wibuke ibyo, kuko uri umugaragu wanjye. Nijye wakuremye, uri umugaragu wanjye, Isirayeli sinakwibagirwa. Haleluya. Reka dukomeze Yesaya 45 umurongo wa 4. Avuga ngo, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Imana yacu yarwe icyubahiro. Muri kano kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Haleluya. Tugitangira birashoboka yuko bishobora kukugora kumva cyangwa se gusobanukirwa umutwe w'ino jambo, ariko turaza kugera hagati wamaze kumva neza icyo Imana irimo kuvugana natwe muri iri jambo. Muri iki gitabo cya Yesaya ibice 44 ku murongo wa 21 dusomye, Bibiliya iravuze ngo Yakobo, haleluya, Isirayeli. Ntabwo Imana itangiye ihamagara Isirayeli, itangiye ihamagara Yakobo. Ariko ntiyagarukira kuri Yakobo gusa, ahubwo irakomeza iravuga ngo, Isirayeli mugaragu wanjye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kubera iki Imana itangiye ihamagara ngo Yakobo, ikongera ngo Isirayeli mugaragu wanjye, nahamagaye, natoranije, naremye, nguhinge izina rishyashya, uri uwanjye. Ibi ngibi bisobanuye neza ngo Imana ntabwo ijya yibagirwa urugendo rw'ubuzima bwacu.
muri iyi si umuntu wese agira amazina abiri, cyangwa se reka ndeke kuvuga ngo umuntu wese, reka mvuge ngo abantu bahamagawe n'Imana, abantu batoranijwe n'Imana, abantu Imana ifiteho umugambi mu buzima bwabo, bagira amazina abiri. Aya mazina agendana n'ibihe by'ubuzima bwabo. Muri ubu buzima, muri iyi si, umuntu wese ufite umwuka Imana hejuru y'ubuzima bwiwe, umuntu wese Imana yamenye izina igahamagara, igaha izina rishyashya, agira ibihe bibiri. Hari ibihe by'intege nke n'ibihe by'imbaraga, hari ibihe byo kurira n'ibihe byo guseka, hari ibihe byo gusuzugurwa n'ibihe byo kubahwa, hari ibihe byo gucishwa bugufi n'ibihe byo gushyirwa hejuru, hari ibihe byo kwibagirana n'ibihe byo kwibukwa, hari ibihe byo kubiba n'ibihe byo gusarura, hari ibihe byo kunanirwa n'ibihe byo gushobora, hari ibihe byo gutsindwa n'ibihe byo gutsinda. Ibihe byo kunanirwa nibyo bihe bya Yakobo, ibihe byo kunesha n'ibihe bya Isirayeli. Ndaza kwibereka mu ijambo ry'Imana. Rero muri iyi si, iyo uri mu bihe bya Yakobo, abantu ntibakumenya, abantu ntibakwitaho, abantu ntibaguha agaciro, abantu ntibabana nawe, abantu ntibagukunda. Muri iyi si abantu bakunda Yakobo ni bake cyane. Nabo Imana yakoze ku mutima, igaha misiyo yo kubana nawe, yo kugendana nawe mu bihe bya Yakobo. Ubundi muri kamere muntu muri iyi si, abantu bakunda Isirayeli. Isirayeli ni izina ryo kunesha. Yesu ashimwe. Reka tumaze dusubire muri Bibiliya gatoya mbere yuko dukomeza, kugira ngo ubyumve neza. Reka tumaze tuge muri Bibiliya gatoya, twihute tuge mu gitabo cy'Itangiriro ibice 27 ku murongo wa 36. Bibiliya iravuga ngo, aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati, nta mugisha wasigiye? Ahangaha ni igihe Yakobo yararangije kuriganya mukuru we Esawu. Iyo uri Yakobo, kugira ngo ubeho muri iyi si, ukiri muri pariti ya Yakobo, bigusaba kubeshya, bigusaba kuriganya, kuko nta kintu ubona mu buryo bukoroheye. Buri kintu cyose ujya kureba ugasanga hari abandi kigenewe wowe utarimo. Ndaza kwibereka ni ijambo ry'Imana. Yakobo avuka ari Yakobo, ntabwo yaragenewe kuba umutware w'umuryango. Ntabwo byashobokaga yuko aba umutware w'umuryango. Kugira ngo abe umutware w'umuryango, byasabye yuko ateka ibishyimbo, aprofita mu ntege nke za Esawu mukuru wiwe. Aramubwira ngo, mpa umugabane wawe, nk'umugisha wawe wo kuba umukuru w'umuryango, kuko uri umwana w'imfura, nanjye nguhe ibishyimbo. Aprofitira mu ntege nke za mukuru wiwe. Uko niko Yakobo yashoboye kubona ubutware bwo kuba umutware w'umuryango. Ntiyabivukanye, ntiyabiherewe ubuntu, ahubwo byabaye ngombwa ko akoresha uburiganya bwo kugurana ibishyimbo kugira ngo ashobore kubona umugisha. Uwo ni Yakobo. Igihe kigeze cyo kugira ngo asabe umugisha, biravuga ngo Yakobo ahamagara Esawu umuhungu we w'imfura, amubwira ngo genda ushakire ibyo kurya byiza, hanyuma uze guhesha umugisha. Ntabwo yahamagaye Yakobo kubera iki? Yakobo si uwo guhabwa umugisha. Yakobo ntabwo ari uwo kuvukana ubushobozi bwo kuragwa kuba umwana w'imfura, oya. Yakobo si uwo guhabwa umugisha, oya. Ahubwo Esawu niwe ufite uburenganzira, niwe wemerewe kujya kuzana inyama, akazizanira se, akamutekera, akamuhesha umugisha. Yakobo ntabwo bimureba. Rebeka aho ari mu gikoni arimo guteka, yumva ijwi rimugwa mu gutwi.
arabareka. Ntabwo yabwiye umugabo ati ibyo ukoze ni ibiki, nta kintu na kimwe yigeze amubwira, ahubwo bamaze gusohoka Esawu wasohotse ariruka asanga Yakobo. Umuhungu aramubwira ati rero urabizi izina ryawe n'ibihurimo bigusaba kwirwanaho kugira ngo ugire icyo ubona muri iyi si. Nutirwanaho nta kintu na kimwe uri buze kubona. Iruka nkugende mu mukumbi w'ihene, uzane abagazi babiri b'ihene, hanyuma ubabage, mbatekere so inyama nziza nzi akunda, ubamushyire aguhesha umugisha. Yakobo ati oya mama, ndaza kuvumwa imbere ya data. Nyina amubwira ati urabizi nutinya kuvumwa ni hahandi, nta nzira nziza uri bucemo kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugira bikunde. Uri Yakobo, biragusaba kwemera guca muri inzira ugafata risike zose kubw'amahirwe no kubw'imbabazi z'Imana. Ntabwo so ari bukuvumbure, ariko nakuvumbura akakuvuma, jewe ndemera kuba mu cyimbo cyawe kugira ngo umuvumo uze kuri jewe, kuko genda umukecuru ndisaziye, n'ubundi nta mishinga ngifite, nta maporoje ngifite, ntawe nyerekeza, sinzajya kurambagizwa, nta maraje ngikeneye, naragiye byararangiye. Uwo muvumo uze kuri jewe kuko none ntacyo njyaranira muri iyi si, ariko gerageza kuko nta nzira ifungutse nziza iboneye ihari wacamo kugira ngo ubone umugisha. Mwana wanjye uri Yakobo, Imana itugirire neza. Yakobo arabyumva ko nta kundi guhitamo guhari, ategerezwa gukora amanyanga kugira ngo ashobore kubona umugisha. Ariruka aragenda, arateka, akora ibishoboka byose, azanira se inyama. Byamusabye kwambara ubwoya bw'ihene ku maboko yiwe ku bikonjo bye, nicyo byamusabye. Bimusaba kwambara imyambaro ya Esawu, azi imbere ya se yitwa Esawu, ariko by'ukuri ntabwo ari Esawu. Ndimo kuvuga Imana ya Yakobo n'Imana ya Isirayeli. Muri ibyo bihe, muri ubwo buzima bumeze gutyo, muri ubwo buzima bw'amanyanga, ntabwo watinyuka cyangwa se ntabwo wakwibaza yuko Imana yaba iri kumwe nawe, cyangwa se Imana yaremye ijuru n'isi yaba ari Imana yawe. Ntabwo bibaho. Umuntu wese wakumva akakubona muri izo nzira ntabwo ashobora kwemezanya ko ukiri kumwe n'Imana, ntabwo ashobora guhamya ko Imana yo mu ijuru ari Imana yawe. Yavuga ngo no, uriya we ni ikivumo imbere y'Imana. Navuze ngo ndaza kujya kurangiza amaze gusobanukirwa neza uyu mutwe wacu amuvuga ngo Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Yakobo arazagarara imbere ya se amubwira ngo ndesa umpeshe umugisha. Ise amuha umugisha azi ngo ni Esawu. Arangije amaze kumesha umugisha wose arasohoka, Esawu azayiruka. Esawu ahageze ati data bite? Mpeshe umugisha. Mwana wanjye uri Esawu? Yego. Yo, murumuna wawe Yakobo avuye hano, umugisha wose yawurangije. Esawu aravuga ngo Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, nk'uko izina rye riri ni umuriganya. Ubu ni ubwa kabiri andiganije, yantwaye ubutware n'umugisha wumvanyeho, abwa nta kindi nakora usibye kumwica. Esawu arahaguruka, afata inkota, atyaza umuhoro, afata icumu, yitegura kujya kwica murumuna wiwe, kuko yabonaga nta kindi kintu na kimwe asigara. Yamuvanyeho ubutware, amutwaye umugisha, kandi byose ni mu bujura, ni mu buriganya. Nta kintu na kimwe giciye mu nzira y'ukuri gihari, ariko yabijyanye. Rero bwa nta yindi nzira ihari usibye kumwica akavaho, kuko n'ubundi nagumaho. Uburiganya bwiwe n'ejo azandiganya n'ibindi. Niki cyabaye? Nyina aragaruka abwira Yakobo, ambwira ngo mwana wanjye, ibyo nakubwiye gukora ikigiye kubivamo, nuko ugiye kwicwa uyu munsi wa none. None ndakwinginze, haguruka uhunge ujye kwa nyokuru Labani, kugeza igihe umujinya w'umukuru uzashira nibwo uzagaruka. Uwo munsi Yakobo arahaguruka, atangira kwiruka, ava iwabo arahunga, agera ku musozi, arara iryo joro ryose. Sibyo dushaka kuvuga, sibyo twagambiriye kuza kuvuga uyu munsi, gusa biri muri story, biri mu nkuru. Arakomeza aragenda agera kwa nyarume Labani. Ageze kwa nyarume Labani, icyabaye ni igiki? Yahise akunda umukobwa wiwe Rasheli. Yamubwiye ati nta kibazo, kora imyaka 7 nishira, kuko nta kindi kintu Yakobo yari afite. Yari yavuye iwabo, ati icupa rimwe amavuta yarayo gusa, nta kindi kintu yajyanye.
so rero ageze kwa Labani mu gukunda Rasheli nta mpano yari kubona zo kumukwa. Nyamambwira ati urabizi ko nta kintu na kimwe ugira muri buno buzima, n'umwenda ufite n'uwo wambaye gusa ntugira n'uwo guhindura. So umwana wanjye uzamukwa iki? Nta mpano ufite. Rero kuba udafite inkwano, icara mu rugo rwanjye ukora imyaka 7, iyo myaka 7 izahwana n'inkwano, hanyuma azagushingira umukobwa wanjye Rasheli. Yakobo arakora imyaka 7 irangiye, aho kugira ngo bamuhe Rasheli bamuha Leya. Abyutse mu gitondo, kuko kera uko byagendaga bakuzaniraga umugeni mu ijoro, ukarana nawe utamuzi kugeza bukeye, ndetse igihe cyo gutwikura kigeze. Ubundi mu muco kinyarwanda hoho n'imisi yo gutwikura arindaga irangira utarabona n'uwo washakanye nawe uwo ari we, kuko byasabaga yuko winjira mu ijoro, bamukuzanira mu ijoro, hanyuma mu gitondo cya karekare mukabwibwi bashiki bawe bakaza bakamutwikira, bakamutwara, bakamujyana mu gikari, bakamujyana mu rubohero, bakamujyana ahandi hantu bakamwirirwana, nawe ukajya mu mirimo isanzwe. Igihe cyo gutaha cyagera bakamuzana bamutwikiriye, bagatangira kuririmba, nawe ugahita umenya ukava mu nzira, hanyuma bakaza bakamwinjiza mu cyumba, ukaza kuza kumusangamo hatabona, mukararana. Gutyo nuko byagendaga kugeza igihe cyo gutwikura kigeze. Niho uyu muhango wo gutwikurura ukorwa uyu munsi wa none wavuye. Icyabaga ni kimwe, nuko ku munsi wo gutwikura rero baramusohoraga bakimutwikiye, ya myenda utamubona mu maso, bakicara ariya bagakora imihango yose, barangiza noneho bakamukura cya kintu cyatuma gatabasha kugaragara mu maso, biko nicyo gihe washoboraga kumubona. Ibyo nibyo byabaye kuri Yakobo. Baje gutwikura agiye kureba asanga ni Leya. Ahamagara sebukwe aramubaza, ngo nkoze ibiki? Jye nakunze Rasheli, kuki wampaye Leya? Amwatse mu muryango wacu ntabwo bako dushingira umukobwa muto, mukuru asigaye. Wowe nta kibazo, mana nawe iminsi 7 yo gutinyishirizwa, hanyuma iminsi 7 nirangira nzakuzanira na Rasheli nawe aho umugore wawe, noneho wongera ukora indi myaka 7. Uwo nguwo ni Yakobo. Ndimo ndabereka ubuzima bwa Yakobo. Wongera ukora indi myaka 7 ihwanye n'inkwano ubwo wose ubatware. Nta kundi guhitamo Yakobo yari afite, arabikora. Mukuri urukundo rwa Yakobo rwari ruri kuri Rasheli, ntabwo rwari ruri kuri Leya. Leya bamumuhaye, mu yandi magambo ni nk'uko bavuga ngo ni umugore wa karica, cyangwa se n'umugore wa politike, arongoye kubera politike iriho, cyangwa se kubera karica ihari, ariko by'ukuri ntabwo ari urukundo rwiwe, ntabwo ari uguhitamo kwiwe. Rero bivuze ngo bageze mu rugo, iminsi myinshi yayimaraga kwande kwa Rasheli akunda, niwe yabaga yumvamo, niwe yabaga yumva yishakira, yamaranaga nawe igihe kinini cyane. Leya biramugora kubona umugabo, kandi Leya nawe nta guhitamo kwiwe, arababara. Biravuga ngo Imana ibonye yuko Rasheli akundwakajwe cyane, Leya akaba anyundwakaje, ngo Imana iziba inda ya Rasheli, izibura inda ya Leya. Yakobo akamara amezi 3 kwa Rasheli atarakandagira kwa Leya, yakandagira kwa Leya ijoro rimwe Leya akararasamye. Rasheli agategereza agaheba, kugeza igihe Leya ageze igihe abyara abahungu 6. Rasheli atarabyara umwana n'umwe. Ibyo bituma Rasheli arakara, afata umuja wiwe uwo se yari yamuhaye wo kumukora mu gihe cy'urugo rwiwe, abwira Yakobo ngo ryamana nawe kugira ngo umwana uvukiye mu biganza byanjye azanyitirirwa abo wanjye. Yakobo ajyamana n'umuja wiwe, umukozi wa Rasheli. Ariko ibyo nabyo bifite ahandi byavuye, tuzabivuga cyo tuzabiga n'igitsa turi mu nyigisho za karande, kuko mwibuke ibi ngibi na Sara nyirakuruza, nyirakuru cyangwa se nyirabukwe kwa nyirakuru, nawe yabwiye Aburahamu ngo jyamana n'umujange kugira ngo mbonere umwana mu muja wanjye. So uwo mwuka no arimo gukurikirana ubuzima bwa Yakobo, nicyo Rasheli yagaruye, ni ibintu byarimo kwirepeta. Yuri mu buzima bwa Yakobo na karande nta gutandukana nazo.
iyo ugifite izina rya Yakobo n'akarande ziragukurikira zikomeza zigenda inyuma y'ubuzima bwawe. Aryamana nawe amubyaraho umwana w'umuhungu. Leya nabonye ko atinze kubyara, nawe aravuga ati murumuna wanjye aratsinze, umuja wamubyara umwana w'umuhungu. Yakobo agiye kwa Leya nawe aramubwira atumva, umaze kuryamana nanjye kabiri gatatu tutarabona umwana, ryamana n'umuja wanjye nanjye mubyare umwana, nanjye mbona undi mu mwana w'umuhungu. Uko niko byagenze. Yakobo abaryamanye n'umuja wande wa Leya, nawe bamubyayemo umwana. Yakobo agize abagore bangahe? Agize abagore bane. Mwumva ubuzima bwa Yakobo n'ubuzima buri bivage, n'ubuzima buvangavanze, n'ubuzima burimo ibi byinshi, burimo intege nke nyinshi, burimo kunanirwa, burimo akavuyo kadasanzwe. Uwo nguwo ni Yakobo. Afite Rasheli yakunze, afite Leya sebukwe yamushingiye ku ngufu, afite umuja wa Rasheli yamushingiye atabishaka, afite umuja wa Leya yamushingiye atabishaka. Agize abagore bane. Yinjira mu rugo akarongora umugore akarongora n'umukozi wiwe, yakwinjira mu rugo akarongora umugore akarongora n'umukozi. Byari ibintu birimo akavuyo bibishe. Mu nyumvire ubwo buzima. Uwo ni Yakobo turimo tuvugaho. Yakobo arangije arahaguruka aragenda asanga sebukwe, aramubwira ati rero washingiye abana bawe bombi uko ari babiri, n'abaja dore tumaze kubyarana, ngize abana barenga 10, ndacyari umukozi wawe, nta n'ihene n'imwe ngira, nta kintu na kimwe ngira. Abana bazabaho gute? Abagore banjye bazabaho gute? Uyu munsi wa nanjye ndi umugabo, nanjye nkeneye kubaho. Ndakwinginze reka ngukore nk'ibihembo, nanjye ngira urugo rwanjye, ngira ubuzima bwanjye. Labani ambwira tuvuze neza nta kibazo. Uyu mwaka ihene z'imikara zizavuka ni zawe. Ntimutakaze cyangwa se ntimwibagirwe umutwe w'ijambo turiho, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Haleluya. Aramubwira ngo ihene z'imikara zizavuka uyu mwaka ni zawe. Uwo mwaka ihene z'ibikara zivuka ari nyinshi. Labani arazitegereza arazireba, aravuga ati rero oya, ahubwo iz'ibihogo nizo zizaba izawe. Ubwo ibyo bihembo barabimuriganije. Biravuga ngo yamuriganije ibihembo inshuro 10, yamukoreye imyaka 20 amuriganya buri mwaka. Yakobo arabyitegereza arabireba, aravuga rero ngiye kwiga ubwenge, nta kintu uzavana kwa Labani. Ndimo ndakubwira ngo iyo uri Yakobo, iyo ufite izina rya Yakobo, kugira ngo ugire ikintu ugeraho bigusaba gukora amanyanga. Burya nimubona abantu bakora amanyanga inshuro nyinshi ntimuzabaseka, ahubwo mujye mubasengera, kubera ko hari ubwo abatari bo n'izina riri hejuru y'ubuzima bwabo n'ibihe barimo. Yakobo aramanuka ajya ku kibumbiro aho ihene zanyweraga n'intama. Biravuga ngo afata uduti aradushishura, adushyiraho imigozi, arangije aratwotsa, tugira amabara. Ibyo ngibyo abashumba barabizi, cyangwa se abantu baragiye barabizi, cyangwa se abantu babaye mu giturage. Hari ukuntu abana bafataga inkoni zikiri mbisi, akayitonora akayikuraho ibishishwa byose, yarangiza akayizirikaho imigozi, ariko akagenda asiga umwanya, hakaba haziritse umugozi n'ataziritse umugozi. Yarangiza agacisha mu muriro, agashyira ku muriro, umuriro ukababura ya nkoni. Iyo ashishuye ya migozi, aho umuriro wababuye haba ari umukara, aho umugozi waruri haba hakiri umweru. Yashuru ugasanga inkoni ifite amabara y'umweru n'ay'umukara. Ibyo nibyo Yakobo yakoze. Noneho biravuga ngo ihene nziza yaba yarinze iri mu gihe cyo kwima, akayifata akayishyira imbere ya twa duti yashyize ku kibumbiro, akazana amasekurume, akagenza gute, akinya ya hene iziritse kuri twa duti. Icyo gihe havukaga ihene zifite amabara nk'ay'utwo duti yaziritseho. Noneho ihene mbi zaba zarinze akazireka zikajya kwimira ku gasozi cyangwa se kuri iyo ngiyo, bityo zikabyara ubuhene bubi. Igitondo kimwe Labani amanutse mu mukumbi, aje kureba asanga amabara y'ihene cyangwa se y'intama za Yakobo inziza zose zirimo ni za Yakobo. Rero ibyo ngibyo kugira ngo Yakobo bigero byagenze gute, ni amanyanga yakoreye ku kibumbiro, bimusaba guteka imitwe no kugira tekinike nyinshi, kuko nategereza ngo ibintu biraza kugenda mu murongo bigomba kugendamo nk'uw'abandi bigendamo, kuri Yakobo ntibikunda.
Yakobo kugira ngo ugire ikintu ubona. Mwibuke yabonye ubutware atanze ibishyimbo, yabonye umugisha agombye kubanza kwambara imyenda ya Esawu, kwishyiraho impu, guhindura amazina, nibyo byatumye abona umugisha. Uyu munsi ananiwe kugira ngo abone imikumbi, abone ihene, biramusaba kuzirika uduti, biramusaba gukora amanyanga, biramusaba kuzana ihene nziza, agashyira imbere y'ikibumbiro, akabanguriraho. Nta kintu kiri automatique mu buzima bwa Yakobo, nta kintu kirize cyoroshye ashobora gutera intambwe ngo akijye nko abandi bakigeraho. Ntago bikunda, iteka bimusaba kwiyumvira no gukora icyo bita tekinike. Abanyarwanda bavuze tekinike babyumva neza cyane, gutekinika. Haleluya, Imana itugire neza cyane. Ubwo ni ubuzima bwa Yakobo, bimusaba guhora ariganya ijoro n'amanywa. Nayo ndimo mvuga kuri Yakobo. So rero reka mbabaza akabazo kamwe abankurikiye muri kano kanya. Watekereza ute ubu buzima bumeze gutya, bwuzuyemo amanyanga, bwuzuyemo guhimba, bwuzuyemo kuriganya, bwuzuyemo kubeshya, wakwibaza ko ufite Imana mu buzima? Ntabwo watekereza ko ufite Imana mu buzima. Abantu bakurebye, umuntu wese wakora muri ako kanya aravuga ati uriya muntu ni umupagani, uriya nta Mana imurimo, uriya nta Mana azi. Twari tukivuga kuri Yakobo, reka dukomeze twigire imbere gatoya. Tujye mu gitabo cy'Itangiriro n'ubundi 32 murongo 29 haravuga ngo, Itangiriro 33 murongo 29 haravuga ngo, aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Ntabwo ukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Bivuze ngo Isirayeli ni izina ryo kunesha, Yakobo ni izina ry'intege nke, ni izina ry'akavuyo, ni izina ryo gutsindwa, ni izina ryo kunanirwa. Ariko Isirayeli ni izina ry'ubutware, ni izina ryo kunesha, ni izina ry'umugisha. Haleluya. Kandi nabwiye ngo buri muntu wese agira ibihe bibiri mu buzima, agira amazina abiri mu buzima. Iyo urebye mu buzima bwa Aburahamu harimo amazina abiri. Harimo izina rya Aburamu, umugabo w'ingumba, umugabo utagira abantu, umugabo uzerera, umugabo udafite gakondo, umugabo utagira urubyaro, umugabo utagira uwazaraga umwana. Ariko twongera kubona izina rya kabiri, Aburahamu, ise w'amahanga, sekuru w'amahanga, ise wa Isaka. Haleluya. Yurebye Aburamu ni umugabo utagira icyerekezo muri iyi si. Yavuganye n'Imana umunsi umwe avuga ngo umugisha uzampanuwe ngenda ndi incike. Ariko biravuga ngo ntukitwa Aburamu ukundi, ahubwo uzitwa Aburahamu, sekuru w'amahanga. Aburahamu, haleluya, ise wa Isaka. Mwibuke Aburamu niwe wabyaye Ishimayeli. Muri Aburamu harimo ibyaha, harimo kunanirwa, harimo gusambanya umuja wawe, harimo kubyara abana b'inyendaro. Ariko muri Aburahamu harimo kubyara umwana w'isezerano. Ayo ngayo ni amateka abiri, ni ibihe bibiri by'ubuzima, ni ibice bibiri by'ubuzima. Ni igice cyo kunanirwa, ni igice cyo gushobora, ni igice cy'intege nkeya, ni igice cy'imbaraga, ni igice cy'igisuzuguriro, ni igice cy'icyubahiro. Haleluya. Yakobo twamuvuzeho. Nujya kureba mu buzima bwa Yosefu, hariho Yosefu wo muri gereza, Yosefu ujugunywa mu rwobo, Yosefu w'umuja kwa Potifari. Ariko hari na Yosefu wicaye ibwami kwa Farawo, uyoboye, utegetse. Haleluya. Umuntu wese muri buno buzima, iyo wahamagawe n'Imana, ugira ibice bibiri. Ugira igice cya Yakobo, ukagira n'igice cya Isirayeli. Icyo nshaka kukubwira ni iki kuri uyu munsi wa none?
iyo wabaye Isirayeli abantu ntibajya bibuka Yakobo. Reka mvuga iki ngiki, muri iyi si mu buzima bw'abantu tubayemo, abantu bakunda Isirayeli wanesheje ariko ntago bakunda Yakobo w'intege nkeya. Iyo uri ingumba nk'ahantu nta nimwe wifuza kukugira inshuti mu buzima bwawe. Buri umwe wese avuga ngo Imana yaramutaye, buri umwe wese avuga ngo nta Mana afite, buri umwe wese avuga ngo nta gasenga. Biragoye kuba umaze imyaka 5 utarabyara hanyuma abantu bakavuga ngo ufite Imana. Ni bake cyane bashobora guhamya cyese bakavuga ngo Imana ya runaka umaze imyaka 5 utarabyara. Ntibishoboka ko abantu bavuga ko ufite Imana bakubona mu nzu y'ubukode, bakubona uburara ubwirirwa wambaye ubusa. Ntago abantu babona kuri kumwe n'Imana. Byari bigoye gusanga Yozefu mu nzu y'imbohe ngo uvuge ngo uyu mugabo, uyu mwana uri ahanga muri gereza afite Imana. Oya, abantu bose babona ko ufite Imana iyo wicaranye na Farawo akwambitse ikamba ry'ubwami mu mutwe, bavuga ngo uriya muntu afite Imana koko. Ariko nta n'umwe uzagusanga muri gereza ngo avuge ngo ufite Imana. Ntibibaho. Nta muntu n'umwe uzagusanga mu nzu y'ibati nayo ukodesha 1000 cyangwa 2000 uyabona uyastabirije ngo avuge ngo uyu muntu afite Imana. Ariko biratangaje, ijambo twasomye muri Yesaya, ijambo ryavuze ngo Yakobo mugaragu wanjye Isirayeli natoranije. Bivuze ngo Imana ntabwo Imana ya Yakobo wanesheje, ntabwo ari Imana ya Isirayeli wanesheje, ahubwo ni Imana ya Yakobo urimo kuriganya mukuru wiwe. Ni Imana ya Yakobo uri hariya ku kibumbiro arimo gutunganya uduti ngo intama zivuke. Ni Imana ya Yakobo arimo arongora abaja, abantu bamuciraho iteka, ariko Imana yamuhamagara nk'Imana yiwe. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana yawe ntabwo ari Imana yawe igihe uri Kanani gusa, n'igihe uri muri Egiputa, n'igihe uri mu butayu, n'igihe uri imbere y'inyanja itukura. N'Imana yawe iguhamagara nk'Imana yawe. Ntabwo ari Imana yawe igihe uri umukiranutsi gusa, n'igihe uri mu byaha. N'Imana yawe. Biragoye kumvira ijambo kuko abantu batekereza ngo Imana igihe cyonyine gusa irimo gukiranuka, igihe cyonyine gusa iri mu nzira nziza. Ariko reka nkubwire, irahamagara ngo Yakobo mugaragu wanjye Isirayeli natoranije. N'igihe yabaye Isirayeli ntabwo imwibagirwa muri Yakobo. N'Imana yiwe igihe yarongotanaga. Haleluya. Iyi Mana twakurikiye, reka abantu bagucireho iteka mu bihe byawe bya mbere. Reka abantu bagucireho iteka mu bihe byo kurira. Reka abantu bagucireho iteka mu bihe by'umubabaro n'agahinda, mu bihe by'amaganya. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana dukoranye ijuru n'isi, n'Imana mu gihe cy'amaganya, n'Imana mu gihe cy'umunezero, n'Imana mu gihe cyo kwiheba, n'Imana mu gihe cy'ibyiringiro, n'Imana mu gihe cyo gutabwa, n'Imana mu gihe cy'igikundiro, n'Imana mu gihe cy'icyangiro, n'Imana igihe abantu bose bagushaka. Haleluya. Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Haleluya. N'Imana yawe unaniwe, n'Imana yawe ushoboye. Uyu munsi ndagira ngo nsubizemo intege umuntu wese ucitse intege, umuntu wese uri mu bihe bigoye, umuntu wese urimo kumva yuko Imana yamutaye, urimo kumva ko Imana yamusize, bitewe n'ibihe urimo kunyuramo, bitewe n'ibihe urimo gucamo, bitewe n'inzara ufite muri iki gihe, bitewe n'ibigeragezo ufite, bitewe no kujugunywa no gutabwa urimo guhura nabyo muri iki gihe. Urumva ko Imana yagusize, urumva ko Imana yakujugunye. Ariko ndakubwira ngo Imana dusenga, Imana dukorera, n'Imana muri bino bihe, n'Imana mu gihe ugitegereje abana,
umwana, n'Imana mu gihe ugitegereje kubona umugabo, n'Imana mu gihe ugitegereje kubona inzu yawe, n'Imana no mu gihe urimo uhimba amazina kugira ngo ukunde ubone visa, n'Imana no mu gihe n'Imana no mu gihe umuryango wakuvuyeho, n'Imana no mu gihe abantu bagutaye, n'Imana no mu gihe udafite amafaranga, n'Imana yawe no mu gihe udafite imyambaro, n'Imana yawe no mu gihe ibyo ukora byose byanze. Abantu bazamenya ko ufite Imana igihe proje yawe yaciyemo. Abantu bazamenya ko ufite Imana igihe ibyo ukora byagenze neza. Abantu bazamenya ko ufite Imana igihe inzira zawe zimeze neza ziharuwe. Abantu bazamenya ko ufite Imana igihe cyonyine gusa wageze mu gihugu cy'amasezerano, ukirimo kuzera mu butayu, nubwo waba usenga inshuro 100, nta n'umuzigero wemera ko ufite Imana. Nta n'umuzigero wemera ko ufite Imana, kugendana n'Imana, gukorana n'Imana. Ntabwo bishoboka, nta nubwo bibaho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yo, haleluya, Imana yo ni Imana yawe. Reka ndangize mvuga ngo Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Iri jambo rishyira mu buzima bwawe. Ni Imana mu gihe cy'ubusiribateri, ni Imana mu gihe cy'urushako, ni Imana mu gihe byakunze, ni Imana mu gihe bitakunze, ni Imana mu gihe uri mu ntege nke, n'igihe udashobora gusenga, n'igihe udashobora kwiyiriza, n'igihe udashobora kuzamuka umusozi, n'igihe udashobora kurara mu butayu, n'igihe udashobora kurara mu buvumo, n'igihe udashobora kwishyura inzu, n'igihe udashobora kubona amafaranga yo gutanga rasiyo mu rugo, n'igihe udashobora kubona amafaranga yo kwishyura abana minerivare, n'igihe udashobora gufasha ababyeyi bawe, n'igihe udashobora kugira ikintu na kimwe ukora, ni Imana y'ubuzima bwawe, ni Imana yawe. Iraguhamagara nk'Imana yawe. Irakuzi muri Yakobo, irakuzi muri Isirayeli, irakuzi mu ntege nkeya, irakuzi mu mbaraga, irakuzi mu gihe wahombye, irakuzi mu gihe wungutse, irakuzi mu gihe uzerera udafite iyo werekeza, udafite iyuba, udafite icyo ukora. Irakuzi, ni Imana yawe. Ntabwo izigera iguhamagara ngo ibwe ngo ndi Imana ya Isirayeli gusa. Oya, ni Imana ya Yakobo utwara abagore b'abandi, ni Imana ya Yakobo uryamana n'abaja biwe, ni Imana ya Isirayeli unesha ku musozi, ni Imana ya Isirayeli ufite amasezerano, ni Imana ya Isirayeli ufite igihugu, ni Imana, haleluya. Ntabwo yigeze iba Imana mu gihe cy'imbaraga gusa, mu gihe cy'intege nke ngo igute. Haleluya. Imana ya Isirayeli, Imana ya Yakobo. Uwo muri uyu munsi wa none wamaze kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya, reka nkubwire ngo subira mu imbaraga, komera, ni Imana yawe. Yiteguye kukuvana mu bihe by'intege nkeya ikakujyana mu bihe by'imbaraga. Yiteguye kukuvana mu bihe by'ubugumba ikakujyana mu bihe byo kubyara. Yiteguye kuvana mu bihe bya gereza ikakujyana mu bihe byo kuyobora. Yiteguye kuvana mu bihe by'agasuzuguro ikagushyira mu bihe by'icyubahiro, kuko ni Imana yawe ibihe byose. Reka dusengane Imana, usubire mu imbaraga, ukomere umutima wawe, wongere uyiringire, wongere uyizere. Ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi, ndasengeye umuntu uwo ari we wese unkurikiye muri kano kanya. Ndasengeye Mwami mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese uzumva buno butumwa, umuntu wese ukurikiye Mwami iri jambo ryawe, reka umusukeho imbaraga zawe, reka umushireho ubushobozi bwawe, reka umwoherereze umwuka wawe, reka umusukeho amavuta yawe, reka imbaraga zawe, reka ubushobozi bwawe umukoreho. Mwami, barimo guca mu bihe bya Yakobo, reka ubavanemo Mwami, ubinjize mu bihe bya Isirayeli. Barimo baca mu bihe byo kuneshwa, reka ubashyire mu bihe byo gutsinda. Abari bihebye bazi ko wabataye, abari bacitse intege bazi ko
utakiri kumwe nabo, abari bazi ko byarangiye, abari bihebye mwami, ndakwinginze ngo ubasubize mu intege, ubasubize mu imbaraga. Ijambo ryawe rirambwira ngo abasaba imigenda bazagenda baruhe, ngo ariko abiringira Uwiteka, abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nshya, bazaguruka nk'inkukuma, bazaguruka nk'ikizu, bazagenda be kunanirwa. Ndakwinginze Uwera wa Isirayeli, usubizemo intege umuntu wese warunaniwe, umuntu wese ukirimo guca mu buzima bwa Yakobo, umuntu wese byasabye ko ahimba amazina, umuntu wese byasabye ko akora amanyanga, umuntu wese byasabye ko ateka ibishyimbo kugira ngo abone umugisha, umuntu wese byasabye ko yambara impu kugira ngo abashe gutambuka, umuntu wese byasabye ko yitira andi mazina kugira ngo abashe kugera icyo ageraho, umuntu wese ubuzima bwawe bukananiza, akumva ko ari kure yawe, akumva ko yatawe, reka umusonera agarurirwe ibyiringiro, amenye kuri Imana yiwe, amenye ko no muri ibyo bihe utigeze umuta. Umugisha umuntu wese mwami ukurikira ijambo, umugire neza, umwambika imbaraga, uhembura imitima yose yari yihebye, usubizemo imbaraga bari bacitse intege, ugeneza umuntu wese mwami urimo kumva ijambo rye muri kano kanya. Urakoze uko mva gusenga, izina ry'Ishimwe bidashama, izina ry'Yesu Kristo Nazareti, amen.